Nkuko mwabonye uyu munsi dutangije umwaka w'imikino n'amahiganwa mu mashuri wa 2025-2026. Ni igikorwa dufatanyamo na Minisiteri y'Uburezi, Federasiyo ireberera imikino mu mashuri ndetse n'izindi federasiyo z'imikino ziri mu Rwanda kugira ngo impano aho ziri mu mashuri tukomeze kuzikurikirana no kuziteza imbere. Twabiteguye neza kuko turi muri gahunda yo komeza kongera abarimu ba siporo mu mashuri dufatanyije na impinduka ndetse na support technique aya mafederasiyo atanga ari muri camps, ari mu gutoza abo barimu ba siporo, ari no mu gukomeza gushaka amahugurwa atandukanye ndetse n'umuyobozi w'amashuri kugira ngo bumve agaciro kari mu gukomeza gukurikirana izi impano, kuzigeza ku bunyamwuga aho bishoboka, ariko no kubakomeza no kubungura ubumenyi mu bindi bijyanye na siporo bashobora kwisangamo atari ugukina gusa. Arabashaka kuba batoza, arabashobora kuba abayobozi mu mikino itandukanye muri siporo mu buryo bwagutse, tukomeza kugenda tuyiteza imbere nk'igihugu. We plan to keep on reinforcing the capacity of the personnel in those schools, the coaches, the referees, the whole sports ecosystem in schools, building stronger competition frameworks, starting from classes up to schools, and then position them to compete at international level. So many federations have already benefited from what's done in schools. They've recruited junior teams, national teams in football, volleyball, handball, basketball, and so many others. So that's our aim, to keep on positioning these talents for greater achievements nationwide, but also personally, for them to be eligible for major leagues in the world. Icyo twaheraho nuko aya marushanwa asanzweho, wenda ikigiye kongerwa n'uburyo tuyavugaho n'uburyo tuyerekana. Ikindi kandi ni ugukomeza kubihuza n'izindi gahunda zose z'iterambere rya siporo ziba zihari. Mwarimu uvuze isonga, ariko hari n'ibindi byinshi babibera mu mafederasiyo nka Minisiteri ya Siporo ndetse na Minisiteri y'Uburezi dufatanyije. Icyambere ni ukubihuza mu rwego rw'ubushobozi, mu rwego rw'ubumenyi, kugira ngo kuko abo dukorera bose ari bamwe n'ababana mubona muri aya mashuri, gukomeza kubahuriza muri izi gahunda kugira ngo bazamukire hamwe filozofi, identite ya siporo dushaka, bose babe bayifite mu myaka mitoya kandi bagende bayisangira, bakomeza no kongera amarushanwa hagati yabo, ari nako bongera ubumenyi. Rero ni akanya ko guhamagarira abafatanyabikorwa bacu bose, abashoramari muri siporo, kubona aya mahirwe cyangwa kubona iyi platform nk'amahirwe yo kuzamuramo impano, yo kugeza abana ku bunyamwuga bushoboka, ari nako binungura ubucuruzi bwabo. Rero icyo twitezeho ni ugukomeza kuzamura ireme ry'aya marushanwa ndetse n'ubunyamwuga kugira ngo byose bikorwe hategurwa kuzagera ku rwego rushimishije mu makipe y'igihugu cyangwa muri clubs ndetse n'abakinnyi ku giti cyabo. Twabigarutseho ko hari amafederasiyo amwe n'amwe yagiye abyungukiramo. Twavuze kuri football, twavuze kuri basketball, muza abavuye muri Bayern World Cup squad. Harimo benshi bagiye bari muri izi program kandi bitwaye neza, barangiza ari aba kabiri. Muza abana bitwaye neza mu marushanwa muri impeshyi y'amashuri ku rwego rwa Afurika muri 3-on-3 basketball ndetse na athletics, bose bakurira ahangaha. Icyo dushaka no kubyongera kandi bikaba rimwe mu nkingi z'iterambere rya siporo mu Rwanda.